bakakomenya kandi wibwirane kinyamurenge ntago ganonsa bashereka umupfurero yego rat amazina yanjye nitwa Christophe Marame kandi umuheto kwa Nyabujara kandi umwishwa w'abanyabyinshi babakabo. Wow! Oya, iyo hari ubwana haje ubwanwa. Turabona ikiroso hamba zabyita mu ikiroso. None ko nta jambo batubwira ko ntabukwe. Nta CFDD. Barategereje uzashaka ryari. No, ntabwo gandi nka president ndatanga imigena hajya n'intuza. Ndatanga urere nzabwira abaturage kuko gushaka ntaga amanda man. Ibintu tipo umukobwa ashatse nyina sinyira ko. Ukibaza Bikama bakamucanganyiko. Cyambere cy'abakobwa bamaze gutarama uzumubwira ngo giye kureba kabumbuga nk'abandi n'isurumije uwiri. Niwe nyine bino by'amarangamutima we aba yarapfuye abasigariye ku bwenge. Kandi ko nukuri pe. Iwe tagete yo ni gutya gusa. Utaragiye Burayi aza yiga gusora. Kubera ko nta mwana muto ufata imetero. Muraho shite bavandimwe mumeze mute? Twe turaba tumeze neza kuri Ndagano TV show na mahoro. Uko mubibona rero twagarutse uyu munsi ibisanzwe maze kutumenya amazina ni yayandi yewe amazina ni Toute Esperance baganzi banje bakomeza. Muraho bavandimwe muraho shite zacu muraho abakunzi bacu mumeze neza natwe tumeze neza turashima Imana kibisanzwe amazina ni Bakuru Alice. Yego muraho turabashuje mwese aho muherereye hirya no hino turabashimiye kuko mukomeje kudukurikira n'abantu bakomeje gukora subscribe turabashimiye cyane muri abantu beza muri abagaciro tubafite ku mutima kabisa. Rero nanjye amazina ni Nyambushuri murakoze. Saba bagenzi banje barakoze cyane bagize neza kwibwirana niyo batobwira ko ndaramaze kumenya ko hari abashasha kabisa abantu bashasha abo bantu bashasha tubashishikariza gukora subscribe na share na comment muzaba mugize neza cyane. Ikindi tushimira abantu bamaze kuyidukorera ndabona dutera imbere turabashimiye cyane. Turashimiye kuba mwara dukore subscribe mwadukunze mukadutegera turabashimiye kabisa. Hanyuma rero uyu munsi narako murabibona ko tutari twenyine kabisa dufite umustar umustar kwa Ndagano kabisa mushaka mukatwegeza umuntu udasanzwe kabisa turi tayari muri tayari. Uyu munsi rero twateye iteka turi kumwe n'umushitsi n'umutumigwa imvugo zabaye nyinshi nyine baravuga ngo umushitsi ngo umutumigwa nimba ari n'ikindi Kubona umustar kabisa. Umustar naco kiremewe. Umustar wacu musi turakwiyegereje kuri Ndagano TV show. Asandi cyane niyakiriye wisange kabisa nibwo bwa mbere ukandagiye hano. Turasaba ko wibwira abantu bo kuri Ndagano TV show bakabanza bakakomenya kandi wibwirane kinyamurenge ntago ganonsa bashereka umupfurero yego rat amazina yanjye nitwa Christophe Marame kandi umuheto kwa Nyabujara kandi umwishwa w'abanyabyinshi babakabo. Wow! ahubwo biratangaje. Muziga mfizi John sokuru n'Sebaza Daniel sokuruza n'umushabika muzabika wa Kristo y'abanyabyura ariko je nakuri aho bita mu minembwe inyoarimba nanje kabamanitse amahuzo kabakiyateka Murasa bakiyateka n'upanze muri tudutunda
gusa nta kintu kinshimishije ngo Naje pe. ngo mwishwe washitse washi ni ukuvuga ngo hano uri kwanya ukorome giti abakabo benyewe turi hano kwapa asante cyane uzi ko ntari mbizi nose ko atari barabimbiye none se tuza werekwaga nk'iyo utambaza ari kubimenya sibyo. none se Ko- ahubwo Kuki oya nyine kubera ko nterekwa barabimbiye niwega wari kumbaza none nako bakubaza ngo mwese ko mwari muziranye nawe yari akuzi nk'umunyagihugu gusa ariko nawe uterazi yuko oya yarabizi ivyo tuwaruzi ko tuwaruzi Aya rwose turishimye kabisa wagaze ko abanyakorome wahashitse turahari ahubwo biradutunguye pe ngaho muri iyi minsi abishwa bafite imbaraga ariko ni ibintu bafite imbaraga pe bagize umutwe munini muri iyi minsi ntabishwa turi kubazanira uyu munsi rero dushaka kukubaza nta kindi tubaza tuja kure turakubaza ku buzima bwawe ubuzima gati buza butangazwa ubuzima ni prive ubuzima ni prive wa sinzi icyo mugani wari ushaka kubaza oya nyine ubuzima bwawe simvuze ngo ngahe turagutiriye ubuzima bwawe nshaka kubwira abantu ubuzima bwawe simvuze ngo ni ubuhamya wenda unafite n'ubuhamya wababwira ubundi ikindi gihe ahubwo uvuga ngo tubwire uwo ari we gishishwa twebwe tuzi izina gishishwa tuzi iryo zina ryavuye ayo watubwiye biratandukanye na gishishwa utubwire hano muri Kenya naho ubuzima bwo buza butangazwa bw'ubuhunzi bumeze nziza yarababaye none izina gishishwa ni nakaza nita protector bishishwa kubera ko ababyeyi twese ntibagiriwe amahirwe yo gufata nk'amakayi ndavuga ngo ariko abanje barasonye rero kabona ukuntu nta kundi nobyita nzabyita ibiyo cyangwa ibishishwa mu kintu amava mu izina njyewe ukuntu ahenze ngo ni izina ryawe uwombaza ngo kandi nta muntu mbarira kubereye cyiza nuko nabibwiye urabitubwiye none se uyu wacu ntatubesha uku nguku konzi gishishwa nkumva ngo Christophe nimba ari imbesi sinona yafoto murame murame none se wa mugane se tukwitiriye hega oya dukomeze na gishishwa ariko najye uraryemera mukomeze n'iryo muri gatimbo hanyuma gishi iyo bakwita ngo gishishwa kandi atari ryo zina ababyeyi bakwise uzumva gute sirina si bisanzwe kuburyo amakwita gishishwa agasirina si bisanzwe urimo kugitaba nise gishishwa ntuzi uko kiba gikavarinze iby'agaciro tiwoge umuneke utawushishura ninde wabasha kumira indofanye zidaharuye ntawe icyakora cy'ingozi bakaza bakijyana n'ibishishwa ikijumba cy'ingozi hari igihe bakazabiteka nyine bakabitekana n'ibishishwa casha bakagiharura nawe niko yavuze ngo nicyo bajyanaga ni ukugishishura apana kugishishura bazagama bakijya gutyo n'ubu bazakijya gutyo kujya wagatogosheje cya kijumba nyine cy'ingozi ukamujyana bya bishishwa ndetse babasha kukimira bashobora kuba utarakijya ariko hari abakiriye jana kazamba n'abashishura nyine hakamasigara nk'ikirepe aho hose si kwa bari none se wahisemo gute kuvuga ngo wite protect gishishwa niba ari gishishwa niba ari igiki niko nabonaga ntazi kubwira umuntu none se mukinyamurenge uzitangwa iki niyo irakavaringaga ni iri inyuma ya telefone kuko iyo ugiye no kugira ngo ushireho hari akantu madura nini ntabwo madura ukabona kumadika y'ibishishwa ese gishishwa niyo ririya protector igishishwa akantu gafashe ku kiyo mbere yuko umadika ushishura abanga abandi bacuruza telefone bazizi ese urabizi ndazizi n'abacuruza n'ibindi bintu se woba kurumva wabihabwa twebwe ni mu gicuku azaba madura ahubwo abantu bandira muzompi birakabyo amatelefone muzabana yamaze umuntu w'igitambame cyane igitambame sinzi ko nobishobora ese ubundi uzabishobora gute wamenyaga gutora protector reka ari wowe mbaza ni ibintu byoroshye cyane nubwo atari nje mutumirwa ariko twotinda cyane ibyo ngibyo tubereka byari ikiho umutumirwa wacu hanyuma gishingiye cyo nshaka kukubaza uri umusitari
uri umusitari hano urazwi kabisa mu nkambi muhanda. mu muhanda kandi kuvuga ngo ni mu muhanda urazwi iyo uri umusitari ubyumva gute urazwi umuntu wese ngo gishishwa umuntu wese gishishwa none se ubyumva gute uzwi nyine urazwi pe ufite izina nta kibazo ntibisanzwe nimera nk'uko nari imeze bataramenya sibyo ubundi ntacyahindutse kuri nje mu myitwarire hari abantu bazamubwira ngo babaye abasitari basobanurire uburere nicyo kintu cya mbere education de base y'abanyabyinshi yatugizeho nk'imbaraga ngo bazi kurera neza se nk'ibindi bintu nibo bambere bazabarira neza cyane so uko nari meze mbere ntacyabihinduye kandi cyampungabanyije ndacyari wawe impamvu yarakwaje nuko nyine hari abantu benshi babaye abasitari usanga nyine bari nko mu rundi rwego bamwe baramuvugisha ntagusubize ngo ni umusitari aba yakonzoye ku mbuto z'ubujiji none kuko impamvu buriya abantu umenye ko hari yuri nibo bahakugejeje banashatse bona hagukuye bo kumanura kandi buriya baguciye amazi ubushize cyane niyo mpamvu nabo ugomba kubaha agaciro kubera ko baguhaye agaciro cyane uwo nguwo koko babivuze neza bakunze ku mbuto z'ubujiji gusa nyine njyewe nakundaga kukubona kuri ku muntu umwe nyine kuri channel y'umuntu umwe wenda si ngombwa wenda kumuvuga ese hari ubwo wigeze ufungura channel yawe bya rezo sosiyo kandi nayifunguye ntacyo buzoba bindwaye ko atari umwoko se wavunitse niwe wumbabaza oguru ndariko nabwo cyane so wetera hari 10-50 yari nikaho wotinda muzi wowe watendetse wovunika nabo wovunika nduze ko wa 50 oya hari wacu wani ntacu niyo bungu asense muti ukuru niyo wabugurije na wogura reka njye nkwibarize none byavyo byose ntabwo uri uruhinja oya iyo hari ubwana haje ubwanwa turabona ikiroso hano bazabyita ngo ni ikiroso none ko nta jambo watubwira ko ntabukwe nta CFDD barategereje uzashaka ryari noneho ntabwo ndi nka perezida ndatanga imigena hajya n'intuza ndatanga urere nzabwira abaturage kuko gushaka ntabwo ari amandamano ni ibintu wumvamo kandi si amatangazo ni ibintu bisaba ibikorwa so mubitegereze no cyangwa wabuze umugeni tugufasha aho wavuye ko kubanye ko ashaka diaspora niyo mpamvu watiye diaspora ntiyo byara kabisa barimo bacu nawe urabizi urujambo vuga numva nyine abantu bose abasore tuganira ngo diaspora okay nanje mama nta yamsa atari diaspora niyo mpamvu cyo bitamba mu mutwe kubera ko ari utuntu bakaka bamba bari ready ko zambita baza bakunda kuzino bari nkasa bonane nkanyinshi cyane batarazi twavuze zarengeye iyo wareba umutipe umukobwa ashatse nyina sinyirako ukibaza bikama bakamucanganyiko cyambere cy'abakobwa bamaze gutarama umubwira ngo ugiye kureba akabumbuga nk'abandi n'isuri umijuri niwe nyine bino by'amarangamutima we aba yarapfuye abasigariye ku bwenge kandi uko ni ukuri pe iwe tagete yo ni gutya gusa utaragiye i Burayi aza yiga gusona kubera ko nta mwana muto uzi ufata imetero noneho iyo umugore afashe responsibility z'umugabo ahubwo abahungu akenyere nanone bashaka ibitambara bashaka ko nyine babyemere bifubike kubera iki
none inzo ko umuntu ashatse abagiye kungura umuryango igihugu itorera ivyo bintu bitatu ariko iyo atabyaye ubuhombeye umuryango kubera ko atabyara umuntu wabyaye yararengeje menopause wenyine ni Sara oya ariko bari mu kubyara ariko si ukuvuga ngo wenda nabuze ariko nshabuze baravya ikibazo ntabwo ari uko ari bariya batabyara musanze yari baragiye oya se tabasha ko bakiri batoya ntibabyara twavuze abamaze kurya bonane ziri hejuru hariho ya 45 45 oya hariho n'abandi kuki utagomba wagumvye ari muto ni ibyago oya ntuje gushaka wa wundi nyine ugeze mu zabukuru ukazana umutoya hari utwana dutoya nje iyo vision ntayo mfite ya diaspora wino wa hano ayo makuru sinyatangaje ayo makuru sinyatangaje ntabwo kwemera kugaruka hano uva muri ikabucunguka rugarugwa n'iki uyu mutumirwa wacu rwose ni umunyarwenya mumwihanganire cyane ni nacyo kintu yamenyekanyeho cyane cy'urwenya morale cyane cyangwa mukasusa abantu nta kibazo none no se kwandagana tubisho wagira waba agasoresore nyine kwa kundi umuntu azayumva waba umusore wigeze uteretaho oya tubwire gusa nimba warigeze uteretaho tubwire n'abakobwa baguteye indobo ngo ni bangahe inzu ntera imbere n'inda watarumutara kandi ukivugaho bagukomye nkagira viprive aho ga viprive bitangaje oya ni ibisanzwe oya ni ibisanzwe kuri mwebwe ubonye ko numvuga ko bagukomye umwaka udafite amasezerano yo kushinga mba turimo biratangaje utwinyamakuru kabisa none hari mu yategereje sinone hanyuma gushika indi ukubaza none se ko wari ufite cyano cyangwa wakoreraga umuntu ntawe nakoreye nigeze kubona kuri cyano sinzi nimba ari yawe cyangwa nimba ari umuntu waberekeye iki ziri mu gufa zo muri iyi minsi ziri mu gufa ariko ayo makuru yayo ayo twatambuka ntari importa cyane ariko wari ufite yawe ese kugumya kutwimura wari ufite yawe ariko ndayifite n'ubu urayifite yitwa ngo iki ndanze umutima wacu rero uyu munsi ishi yo ko abanyamakuru oya natwibwirire icyo twibwirire wageze hano muri Kenya ryari uhamaze imyaka ingahe nuyimenya icyo mfana uko ndi oya tubwire nyine twumve niba warahadutanze oya naringize ngubuye kumbaza nk'ibintu byantangaje mbajije imyaka nyine ntakibazo nabyo babivuga baze tubwire igihe bagare hano muri Kenya 2000 nakangaho maze imyaka ingahe hano muri Kenya nicyo mukeneye nahageze 2022 uracazi yarashara umushitsi uramutanze 2022 cyangwa sindi mu kamazi ku birenge yaragutanze yarantanze ntago masa n'imisano iminsi ukigera hano wumvaga ibyo aribyo byose ntago waje gutura hano wumvaga uhafite nk'imyaka ingahe ukavuga ati ibyo aribyo byose hano oya nkihagera niko ibintu bitatu byancanze cyambere nakaza numva none wicara mu nzu nk'amazu aba yegereye kwibarabara kumva ngo tekateka umenye ngo iwacu twari tuzi nk'igishingwe kabucungu ino usanga ibintu amazina yarabaditse utuzina twiza katakataka ukazambwira ngo niko ibintu bavanga ariko mwana n'ibihese n'ibindi byagucanze hari
hari nko kwita umuntu w'umugabo ngo shu aho nashikiye ngo Cabbage. ikindi cyo kwita umugabo ufite ubwanwa ngo be Byose bisanzwe muri Kenya. kubera iki n'ibisanzwe Bande turabashuhuje tumenyane mumenyane cyane. ikindi cyantangaje ni ukubona umugabo uri kumwe igikoma atari gushaka amashereka. ugipawo abantu barababujije rwose ugipawo abagore baba ugipawo ni nziza ni ndababwiye ko igikoma ari cy'amashereka gusa igikoma si cy'amashereka igikoma gitera imbaraga niyo mpamvu bakinywa gitera imbaraga noneho ugipawo ibiga twakuze tuzifite bifite intungamubiri nyinshi igikoma kiba kirimo umwumbati ikabamo amateke kikabamo urure oya kugikunda si kibazo akabemba usanga hari aho ntavuze hano bamwera mu ishitingi barahita babimenya bakimwera mu ishitingi nagikunze kuri principe zanje no gitaha natekawe cyangwa n'abafite n'umugore bamubwira ati kuba utaramenya kuba utaramenya iki ikindi kuba utaramenya wenda ataramenya gukora igikoma cya tekinoloji ukaza umubwira ati yewe uzo kinzanira nimugoroba ngo isome gishaka ko kumfasha ariko ubona gusa umugabo n'agakunga gutya akayiko hari akazaye gutya nk'agakunga gafite akantu ufata gutya karangaye kanini kuko imana ubuhazi hanyuma gishiye abo bagabo barababwira ko bazaje kunywa ugipawa batavyaye wa mugani oya kuko imwe si ikibazo aho bakimwereje niho nagaye ahari abakanje ibihuru hano nabonye hari abamwa bino bimeze nk'amaganga ibi bimeze nk'amaganga ngo ni ibikombe cyangwa ahubwo isupu aho yabahuye ubu bimenya none ndabizumva muri Kenya ibindi niki biyoga baza bareza bisa n'amaganga yesuwe ukirebye nk'amaganga ari mu ijari aho hano hacapuye abakanshira ibihuru kamona gusa none duhura n'umugabo hanoga musange ngwaje ngo tuza tumwiriko urikozaga nawe uziko yari guhamagara gundi none se twaragiye kukinywa wageze nari mpaciye gutya kwibaraba sinomwera igikoma nanagikunze nuko imwera mu nzu uri uwa mbere kabisa ni ukuri kose ubona umuntu w'umugabo icyuya cyamwishe kwibarabara n'agakunze bavuga wapfaza ibintu by'abandi ngo bagakunda igikombe kandi kiza gitera icyuya kure yani utwo nitwo dusha nyine twagutangaje hano kwigara hano Nairobi nyine utubwiye ikindi cyantangaje ni ukubona umuntu witukuje w'umunyamurenge twari tubizi kera ari abashi bakiza guhinga iwacu bakaza yaritukuje ruguru ngo avuye Bukavu mukamenya ko yitukuje aha gutyo ukazugira ngo ni ibishimbo byabuze umuriro umuntu utahire nari amavuta azamubabura wabimenyaga gute iwacu none sibyo nakazambibona se wareba nkaha ngaha mu nkokora ukazugira ngo yisize amakara ariko ukabona urundi ruhande hamera nk'umuneke w'imbwebwe cyangwa n'umuneke isanzwe iribwa ku bibanda ishaje ukuntiza imbere barimo bakomplika bene abo bantu kandi muri 2026 barabyiharaye abantu ugasanga mu kubibona noneho yifotoza na iPhone ukabona mwahura ako iPhone ya kandi izayongeraho ubundi bwiza ikirungo no kamwe gamuhamutereta umukobwa yakohereza ifoto naho mwahura ukamva ngo ni umuzungu kubona umugeni wo kuri AI
cyangwa nzi cyaguciye intege kwambuke amazi wabonye ko bazaje kugupfunyikira wifotoza na ntuzi nzagukubita urukomba amazi. ariko bana yanjye hanyuma rero amaze kutubwira ibintu zamucanze akigera hano muri Kenya. None se ubu nyine aho bigeze ubu nyine urabwira abantu bo kuri Ndaganiki umaze kumenyera muri Kenya niki ciza cya Kenya niki wakunze mbese hano niki nyine utubwira ukuntu waje kumenyera muri Kenya ubu nyine kabisa ndagira ngo ubu nyine ni wewe mukuru w'umuhana. Oya sinzaniyamamaza izo zitazongera muri nje. Igihe hari igihugu Kenya ni igihugu cyiza bitewe n'ibihugu dupakanye hano gitanga amahirwe menshi yo gukora icyo ushoboye ndagira ngo uze no kwiba neza bo biguhera cyane batakurashye ushaka impinisha ushaka kabisa nyine nari mbabwiye ikintu cyose ushoboye gukora ubona ifaranga utari umushanga utari umushanga abashanga upore cyane pore kabisa bahaye pore turabahuje bitewe n'ibindi bihugu kubera ko ibihugu by'abaturanyi ushobora kuba uzi gukora ukabura moye kubera ko hari ibihugu nageze amasanga abagabo baza gutsinda imbara imbara none se twamenyereye imbara ko ziba muri Kongo icyo gihugu wagezemo kitari muri Kongo icyo gihugu hari ikindi gihugu abagabo baje gutsinda ibiti nko muri Canada hano cy'abaturanyi sinkivuza amazina ntabwo ibyo biti buriya birimo akantu nasa si wenda si ifaranga ariko ibitera ko nyine byari buyu uzi kuja gutsinda ibiti by'imigenge kuntu bigoye tari buyi bayo ni imigenge ibiti biba bifite imishubi cyane biba bishaje mu bihugu byose bibamo izuba none hano birahaba bakuramo akantu hano inyuma cyangwa twatonze nza mbona ahantu ndavuga urabona ku mababi y'ibyo biti biba bifite imishubi nk'imihanda nzovu miremire cyane ahubwo hano hari aho nabibonye iriya n'ahantu iyo wavuye hano inyuma kandi ko kumenya ibyo bishugi bizemera ahantu hari izuba hari mu butayu naje narabibonye kandi tuza byumva izuba tuza byumva izuba hari bora bishishe nk'ihene harumye akaba kwamusanga naje narabibonye biba bifite nk'utuntu tw'uduho ukuntu hanyuma nicyo gusa nicyo ukunze niki utakoresheje amaboko na rezo sosiyo gutunga kubera ko ibindi bihugu biragoye cyane gutungwa na rezo sosiyo ko mu Bugande biragoye bitewe na internet ni Burundi biragoye cyane. Hanyuma rero tugana ku musozo turagira ngo ubwire abantu bo kuri Ndagano TV show cyangwa se abantu badukurikiye bagira inama y'ukuntu bagomba gukora kabisa abantu urabona nyine nk'uko uvuze ngo hano muri Kenya umuntu wese ndagira ngo utari umunebwe yabona amafaranga niko ukangurira abantu bakiri batoya kugira ngo babashe gukora bakikukira mu ngo cyangwa se mu mazu. Twebwe ikibazo nuko umwana cyane urubyiruko twebwe nuko umwana azarangiza amashuri tumenye icyo yigiye akamasha kujya umukunga gusa kuva mu wa mbere kugeza mu wa kane segonderi yagiye kwiga umukunga bikagora amafata ipende bikagorana kandi uzi ko umuntu iyo yiga aba ashaka ubumenyi buzomutunga cyane ariko bo nimba ntabwo baza bakurayo ayo makuru tuzoyamenya ushatse kuvuga ko abantu b'umukunga batize cyangwa babuze yavuze ko bize barishe ikibazo nuko batatwereka impamyabushobozi y'ibyo bigiye bagomba kwiga bagakora n'imikunga bakabyina n'iyo mikunga oya noneho kubera ko si imodoka ingwiramwa esanse kandi imodoka nayo ikoreshwa amafaranga hari ikindi nza mbona nimba aritwe twamenyaga kisa nabi uzi usanga umugabo wese wabaye umuyumbi hehe pi igikapu abenshi kiba kibavuye ku mugongo abenshi ariko barakora abenshi abo tu abafite uko abayeho takaka yashikije abenshi akamayifata akamasha muri bihugu by'abaturanyi ngo gagiye mu ivugabutumwa abenshi tuza tubabona nta business asize muri Kenya izotunga umuryango icyo ni icyambere
tiyagiye nk'umushoramari ngo agiye kuzana zahabu ariko tuzibona ubwo nyine karamutunze tuzibona asa neza n'umuryango ukabona usa neza nta mugabo uzusabiriza ngo azategereze ngo bamwandikire ngo imperekeze yarasuhuye ni ukuvuga ngo iyo witangiye umurimo w'Imana ukawukorera Imana handitse ngo udakora ntakaye handitse ngo nakuzoge ntugakora handitse ngo uzokora udakora abari gukorera Imana ese si umurimo abari gukorera Imana none mbaze tuvuga we washitse iyo wagiye barakwakiriye uzurya buri munsi abo wasize kubera ko ari nkasiri bateye bazabajya benshi babayeho nabi kubera iki bazabajya wari wabona bafite abagabo bari ba irresponsible batari ba responsable ngo bari irresponsible tubasomye menya ko nageze gute se gishishwa kubisobanura iyo bavuze responsable ni umuntu ushoboye ukora irresponsible n'umuntu utamenya utabizi none se uri kumva kandi n'uwo Imana yatunze itoroshi wenda nk'umuryango we akaja hanze cyangwa se akagira undi muntu umufasha azazerera gusa niyo matokeyo ngaho ni ukuvuga ngo nyine abafite wa mwanya wo gukorera Imana iyo ufashijwe ni igihe nawe ngufasha abatifashije ni nkaho wawe urwanya gukorera Imana oya ntabwo nabigwanyije kubera ko n'abatubyaye barayikorera kandi niba bagiye tubazaga kumenya sinavuze ngo bose navuze bamwe muri bo icyo kinyamure natumvise cyane ukareba ubwo bukristo bukiranuye nabi kugendagenda tukaba gusa abantu bakunda kandi bene abo bantu bakunda kuza kuri kamera kumukunga ukareba icyo akura bakamanza kuri kamera ngo bababone ariko rero usibye ko biri rezo sosiyete mu gushingira abasore benshi naryo umukunga akahakura kakanti twobaga iyo ni vision turagushimiye kabisa baje nashimye turagushimiye kuko watutabye kuri Ndagano TV show kandi yemwe mukore subscribe share comment intagari igitoro n'amaraso kandi nayo ntaza shira amaraso se ko atari igitoro baneza hanyuma rero nitwongera kugutumira Ndagano twizere ko kuzatwitaba kabisa rero kwanga se birasanga oya pana ko banyokorome vuba cyane kabisa sawa nivyo vuba cyane uzotengwa abanyakorome tuza dutenguha ntago twatozwe gutenguha sawa rero abantu badukurikiye turabashimiye nako sorry turabashimiye abantu turabakangurira kumaza gukora subscribe mukunde mudushigikire mukore za share za comment kandi turabashimiye cyane comment zanyu turazibona kandi ni nziza ibiganiro byacu nakagaruka bye bye bye